bizanagaruka na kera bizongera bigaruke. Ahubwo icyambere gikomeye dore ngiki, ntago bafunze urusengero, bafunze inyubako, hafunzwe inyubako, reka neke gukoresha ijambo ngo bafunze, hafunzwe inyubako zituje ubuziranenge, ariko urusengero rwo rurahari, tujuje ibisabwa, ariko urusengero rwo rurahari. utaza kumva ko harababujije gusenga. Reka ninde babujije gusenga? Se ngo babuje ngo abantu ngo ubutayu, ngo gusenga ubutayu. Ubutayu ni umusozi bafunze, ariko nago babuje abantu ubutayu. Tayo uzaba kubuje gute? Usuvuye mu rugo iwawe ukagenda usenga ukagera Kimironko n'amaguru kongera gasubirayo, hari ubutayu bureze ubwo. Babuje akajagari, nago babuje ubutayu. Yego. Kandi bya biteye akajagari. Reba ibintu reka ngubwire Evode. Nanjye ubwanjye ku macano menshi nagiye mbivuga ko leta ari byo yari kwiye gukora. Ari byo yari kwiye gukora kuko wabonaga ko ari ibintu bimaze gusa nkaho bikabye. Bimaze kurengera. Hari ubuhanuzi nawe uri leta bwatuma ufunga ukajagari. Yego. Icyambere wowe urihandagaje kuri tuburaje uje guhanura ubuhanuzi buteye ubwoba, birakitse, murapfuye, murarangiye. Evo uzi ko ubuhanuzi bwigize gutuma abantu bahunga. Abantu bigize guhunga mu Bugesera. Uzi ubuhanuzi bwatumye bahunga. Baravuze ngo ariko hari ngwigiye kunyura ngo mu Rwanda ngo icuranga. Amaye. Ngo ko hari icuranga. Ngo ko hari ngwicuranga ngo umuziki, ngo kandi ngo uwo muziki uzawaka n'umuriro. Yewe ni umuntu ugeze kumbwira ngo tujyane ngo manya ngo ku musozi manya ngo hehe. Ngo ari kwibuye. Ngo kwibuye. Ngo kwibuye. Ndebye ukuntu iryo buye barizamuka, nako nagiye nabonye video. Mbona ukuntu bazamuka iryo buye rishinze ngo umusozi. Ndavana barokore barasaze. Ndamutse ngiyeyo uramuna kibira ndakagwa hasi agapfa. Baza bakamfatana nawe. Nasobanura iki kandi umupastor. Bakavuga ko hazasigara Kiliziya Gatolika, EAR, ubwo n'abaporoso, EPR, abadivantiste b'umunsi wa karindwi, AEBR, ADPR zasigana n'abitwa barokore bose, ubwo ni born again, namwe muri mu bwo ngubwo, Islamu n'abahaye. Ubwo se hari umunani. Kireka wenda barokore bose niba ba ADPR bose. Ariko ubundi we nararengaho. Nararengaho rwose. Ngewe iryo tegeko ryo wanaritoye. Nta namushima ka gihumbi. Wasangaga umusirikari n'umusirikari kabona pasiteri. Umucuruzi n'umucuruzi kabona pasiteri. Urakumva? Ugasanga umuntu akora muri ministeri runaka ngo ni na pasiteri. Ukibaza ubundi inshingano ebyiri azazuza gute? Izi nshingano ebyiri ntago zihura. Uri rweyemeza mirimo, wirirwa mu mihanda, urubaka imihanda, ugiye kuba ngo n'umushumba w'ururembo Samuweya. Iyo mirimo kuyikora ubwayo. Ahubwo leta izadukorera gutya. Izakora insengero izubake. Roma. Ibo bakina insengero se? None. Birashoboka. Birashoboka kandi uzayibona. Simbe kubwiye. Hari igihe leta izafata initiative yubaka insengero. Ariko igize bakodesha. Arega ubundi kiranazira bundi. Ahubwo ubundi ni kutu urusengero rubaho rutagira ikintu na kimwe gikorwa. Ubundi ni kutu urusengero rubaho rutagira ikintu rukora nibura ngo rufashe leta. Ubundi rwa rukora iki? Ako Evo arega twarabicuritse, reka n'insengero bazifunge. Ubundi umuhanuzi yarakwiye kuba ahanura icyo umwami agomba gukora. Ariko uyu munsi umwami yaje guhanura umuhanuzi icyo agomba gukora. Byagenze bitero kugira ngo nyine byaracuramye, nyine byaricuritse, abapasiteri ni babicuritse. Icyambere gikomeye usibye n'ibyo yagiye no kuzisenya, ntabwo wazibonye se. Turagera ibyo bintu byigeze biba muri ADPR. Nge nigeze no kubabwira ndanababara cyane. Ndingeze kubibaho ndababwira ni na management nimwe mufite itorero ntago rizatera imbere. Akaba nacyo twapfaga cyane. Ningeze kubivuga cyo gihe barananyikoma, nabivuze ari mu nama y'ururembo. Cyo gihe barananyikoma cyane. Akariyo mpamvu uzasanga amatorero menshi yagiye agira imanza kandi akazitsindwa. Nta rubanza ADPR igeze tsinda cyane cyane n'ibibanza. Yagiye yishyura amande. Ubu hari abanyarwanda banze Imana kubera abahanuzi. Baje barababeshya, barabarindagiza, babatwara amafaranga, barabiba, barabacucura. Ibyo rero leta yaje gukuramo uyu mwanda wose. Nekeza ko umunsi hari raporo imaze iminsi izenguruka bivuga ko ari mu majyaruguru. Ni insengero niba ntibeshye zirenga 50 hafi na zirindwi. Insengero ziri muri 50 bivuga ko zizasenywa. Ariko izi nsengero rero bashizeho nazibonye. Hari zo nabonye.
hari zo nabonye nanjye nkabona nazisenya ariko se niba ugiye mu rusengero ugasanga akadirishya kangana n'inyenyeri gutya abundi abakristo baba bahumekamo gute amezi 6 wabona amabandi wabona abasinzi wabona abapfa noneho icyambere gikomeye dore ngiki Yes, reka tutangiye tubasuhuza mwese badukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Dushimiye inshuti zacu zidukurikira ziri hano hatandukanye. Hari abari hano mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nk'abakunzi bacu b'i Burundi ndetse n'abandi bavandimwe bari muri diaspora. Mwese amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera turi kumwe na Revera Pastor Nshimiye kongera kuba nawe Pastor. Amahoro y'Imana abane namwe mwese turabakunda cyane namwe kandi muhorana. Ndasuhuza abantu bose badukurikira hirya no hino ku isezerano kandi nekereza ko atari uyu munsi tubana ibihe byose meze neza Sevo nanjye nkubaze naye ndashima Imana ndashima Imana ngo muri byose ngo tujye dushima Imana bani kivuga bava ngo muri byose dushime kuko niryo sezerano nyamukuru yego Imana yadusigiye no gushima yego mu bibi dushime mu byiza dushime ahantu hose yego mu gitondo nibwo nazanye n'umuvandimwe ngo boka turimo tuganira tuza kuvuga ku kintu ukajya ukiganyira ukavuga ukagera ubwo witotombera Imana ariko wasubiza amaso inyuma gato wera ugasanga ibintu urimo kwitotombera hari abadafite ubushobozi nibura bwo kugera ahantu uri bita bise bituma ako kantu kagaruka ko mu bihe byose turimo dukwiye gushima Imana ukitotombera Imana uyu munsi uri kugenza amaguru ariko hari udafite ya maguru arega buriya Evode nicyo nkubwira abantu bashatse bashima Imana kuko uyu munsi wowe ukuri yego hari uruta cyane uyu munsi ukuri wowe hari uruta uyu munsi urimo kugenda n'igari arimo kwitotombera Imana ariko hari wagiye n'amaguru nge naje neze moto kugera hano ariko hari waje n'ibirenge yego urukumva ari ufite imodoka ari unugenda n'igari na moto donc ahubwo icyambere gikwiriye umuntu akwiye kubanza gushima ukwari icyambere nkunda kubwira abantu ngo niba waramutse ukabona uraramutse gusa banza ushima Imana ko uri muzima iyo waramutse byonyine biba bihagije banga abantu bakwiye kwiga kunyurwa dore injuke kinani abantu ngiye rero kunyurwa narabyize ndabizi neza giye barandi umuntu unyurwa yewe kabone ubwo inzu yabigiye kungwa hejuru ntago najya gukodesha ngwana se niki wayibamo se nyibamo nkayubaka nyibamo ejo bundi inzu yanguye hejuru umuntu aransura ashaka kungira imbaza ngo pastor ngo wambare ngo inzu kayivamo ndafase ndava muri inzu nge mu nzu y'I5 kandi I5 ndibona ntakabaye nzana imifuka 13 nkayubaka inzu nese njya gukodesha inzu reka nyibemo hano niyanjye ntaco nzaba kandi koko byarenze birajya no turacyayubaka turasoza ariko turacyayirimo rero ngiye nkunda kunyurwa cyane ugasanga utanyurwa rero bituma abantu benshi barimo kugenda bagwa rimwe na rimwe bakiba ugasanga waye skoro iyo utanyuzwe uriba cyangwa ukaba umwesiko ukaba umujura ujya kujya mu nzu uzasanga abahungu baba mu nzu z'ibihumbi 400 cyangwa 300 ntakazagira nuko utanyurwa burya ashaka kujya mu giciro kitari iki ukaba mu nzu y'ibihumbi 100 utagira akazi gafatika ntabwo bazi se muri uyu mujyi nabuze hera mbavuga utumwa twakoranye umurimo w'Imana benshi ndabazi yabaga mu nzu y'ibihumbi 200 cyangwa iry'itaro cyangwa 150 ntakazagira so gihe bizagusaba kwiba bizagusaba kubeshya abantu bizagusaba gutekinika kweskoroka ni bizajya ubuhanuzi bubeshya kubera iki kubera ko uri mu rwego utakabaye urimo ariko nimba mu nzu y'30 cyangwa 40 nanayabuze bujya nahamagara Evode Evode kubwira ngo nabuze 30 bime wabima ariko so nakwaka 100 buya 30 Evode nyakwatse wayama mwatsi 30 Evode wayama ariko iyo bibaye 100 ariko se mwatsi 100 bene benze na 50 abari menshi yareze 50 abamaze kuba amafaranga menshi yego okay reka nemere ko na 50 bayaguha n'ijana umuntu ashaka kuyaguha ariko se yarenze iry'itanu yarenze ijana kabiri ry'itanu ninde wayaguha ngo ba mu nzu y'itanu utagira akazi cyo gihe nuko utanyurwa rega nuba mu y'ijana ushaka kuyasaba umuntu agahita avuga ati ariko se kuki wihana wagiye 50 ejo twagiye kwishura umuntu inzu
y'ibihumbi 40 ku rusengero ngo bari bamwirukanye mu nzu yabaga mu nzu y'40 tujye kwishyura tubantoya reka twishyure inzu umwaka niba twishyura 18 turishyura 18 tuyishyura umwaka nose turashyura 40 tuyishyura amezi angahe n'ubundi ngo turushye ikiza rero reka tukugabanye tugushyire mu ya makeya n'ubundi bananiwe kwishyura ariko tuyishyura igihe kinini bitworohere uwo muzigo urabudutuye nibyo rero yego pastor reka twigarukiye ku murimo umurimo rero muri iyi minsi reka niwe twavuga ko hajemo umuraba cyangwa se iki umurimo mwebwe muri kuwukora mute gukora umurimo w'Imana abantu twabikoraga mu rusengero ariko ubu ntabwo byoroshye buriya abantu bavuga ngo n'ubwashize ngo barafunze muri covid ariko ya covid itandukanye n'ubu ngubu buriya covid abantu bari muri guma mu rugo yari lockdown abantu ntabwo bagendaga ngenda byibuka ko nigeze gusohoka umunsi umwe amaguru yamaze gusa nkaruha ndarambura ngeze ku muhanda rero ugana kwa Kimeza gutya nja kumva numva drone iri kuvuga ngo wowe kandi uri muri quartier ndi muri quartier wowe wambaye ishati y'umupira w'umweru taha mu rugo drone iranyirukangana nataje nirukanga urumva subira muzi urumva rege gihe twasinyaga ku WhatsApp dusenya ku matelefoni byari byoroshye ariko uyu munsi kuko abantu tugenda ntago ari ibintu byoroshye ngiye maze amezi ibyumweru 3 naraterana nteranire ushaka afunguye hehese ntihari se hari urusengero rumwe urwo rumwe se ntago mwaterana rumwe ruzura abantu se mbakweterano rimwe ahubwo natuba baradukora wenda 3 nyirarwo nabisaba natubabare nako nabikora si ukubisaba ahubwo yakaba yabikora niba wenda akora 3 tuje dusimburanamo ariko nawe ntago abishoboye none se dukora iki so rero icyo gihe urumva ni ibintu bitoro ubwo rero nirwa mu rugo nkora iterano mu tondo byuka nkambara gutya nkuko nambaye costume nkabwira umugore n'abana bakambara neza nkahinduka pasiteri tukaririmba indirimbo mu gitabo ariko n'ubusanzwe ari kuri pasiteri nyine ndi mu pasiteri mu rugo wanjye umwe akayobora nkabwiriza tukaririmba indirimbo mu gitabo basi icyo tutararya ni igaburo ryera ariko nabyo biba ngombwa tuzarirya tuzarimanyagura kandi wumva ikibazo gikomeye ntabwo byemewe kuza guterana muri abantu wenda barenze 10 bahandi ahita bagutwara ubwo nirana nabo mu rugo wanjye umugore wanjye n'abana nibyo ngibyo ariko pastor reka tugaruke ku cyatumye izi nsengero zimwe na zimwe zifungwa ukurikije yaba ijambo nyakubahwa perezida yavuze yaba abafunze ibyo bagendaga bareba ntago wemera ko harimo koko hari bigomba gukosorwa n'insengero nyinshi kuko ubona ko harimo nyine impamvu koko zigaragara zituma barafunze icyatumye bafunga cyo ntago nakimenya n'ijambo rya perezida ntago ndi buri quoting ntago ndivugaho kuko ijambo rya perezida ni ijambo rya perezida cyo ntago narivugaho ni ndakuka ahubwo reka nivugire ku bindi bwana nivuge ku bafunze mvuge no ku banyamakuru birirwa bavuga rimwe na rimwe ibyo batazi mbere bafunga insengero baje basaba amasuku yego ejo bundi bafunga baje babaza diplome sibyo babaha igihe cyo kwiga mwese ari utafite diplome cyeka niba badahari babaye badahari babivuga babazaga cyambere icyangwa cya RGB icyaka ubuzima gatozi kabira akakubaza diplome niyo yakurikiragaho mbere ibindi byose amashuri wize gatatu agakurikiraho nyine ibisanzwe isuku ibikizamwoto dererere ukayerekana iki byaye n'imirinda nkuba ukerekana amatoilette ukerekana hanyuma wajya ugasanga abenshi barazira icyangombwa kigaragaza kuba iyo nzu wayisengeramo cyangwa se iyo nyubako wayisengeramo icyo cyangombwa nta wundi ugitanga gitangwa n'umujyi wa Kigali icyo cyangombwa ntabwo wakibona urusengero utarigeze urwubaka barahawe autorisation de bâtir hari insengero nyinshi zubatswe zidafite autorisation de bâtir reka nguhe urugero nubwo wajya kwa Masasu occupation permit nayo afite yayikura yubatse kera nose umujyi wa Kigali wayi matara maye autorisation de bâtir nase yubatse nta byangombwa afite bibaho oye cyane nta byangombwa batangaga hajamwe nuko abarugamba nose yamahinga dati kini gitangaza ariko si uruwaye nose iri tegeko ryo gutanga ibyangombwa mu mujyi wa Kigali je ryari
nyine rije ryari rije cyo bundi ariko mbere bubakaga insengero no cyangwa ngubaze ubu insengero za Kabuga na za hose bubatse zose unose bubakaga ufite ibyangombwa cyeka nko kumurindi usengero ko kumurindi twasabye autorisation de bâtir ariko izindi zose za mbere na autorisation de bâtir asabwaga waba ufite ikibanza cyawe ugahita wubaka urusengero niko baraba amasasu bubatse niko barandi bose bubatse barabubakaga ko bafite icyangombwa nako urusengero ikibanza ugahita wubaka urusengero wakubakamo nka rura rw'icyitegererezo wakubakamo urusengero hose ubonye urwubaka niyo mpamvu usanga insengero nyinshi nyine zubatswe ari ntoya cyangwa se zubatswe na rukarakara zindi zubatswe n'amatafari ahiye nuko icyo gihe hubakaga bikurikije nuko ubonye icyangombwa nako ikibanza wabonaga ikibanza gusa po entre ugahita wubaka urusengero ushaka uko rubonye hakona cyangwa wakushaka ndetse ko cyo tegeko rya tarabo ntabwo cyakande nta ryari rihari tumye ndaza ku ibyo bintu kubikoraho bikora research nyine nose reka ngo urugero ntange kwibara muri ADPR hari ururembo rwa Kigali hakaba na Kigali ngari uranyumva neza hari n'intara y'umujyi wa Kigali hakaba n'intara ya Kigali ngari urayizi izo ntara Kigali ngari yabaga Masaka nto yakoreraga Masaka ari Kigali ngari yamaye ngaki Masaka yabaga Kigali ngari Rusoro rubundi yagomba kuza kuba Kigali ngari yagomba kuba ari intara yayo bita birangira nyine ivuyeho mu mujyi wa Kigali icyo gihe se cyangwa abubatse izo nsengero icyo gihe bari kwaka kandi cyangwa cya occupation permit muri Kigali ngari bari kuyakandese ntago byari iyo tegeko ntago ryari rihari ntago ryari rihari donc rero icyo gihe usanga insengero nyinshi rero zaragozwe n'icyo kintu kandi bigaragara ko iryo tegeko nta ryari rihari so ariko kubera nanone ukora amasuku nyine baraje bakazafunga kinase bagaya ni mufunga rwose nta kibazo kuko icyo cyangwa se nanakibona nta nicyo nabona rero muri makeya nibyo ariko umurimo w'Imana urakomeje ariko nabwiye abantu abantu n'abanyumva bose nibyo koko ubu benshi bagiye gusubira inyuma benshi bagiye no kugwa abantu benshi bagiye kugwa muri covid twaguje abantu benshi baragwa no muri iyi minsi abantu benshi bagiye kugwa benshi batangiye no kugwa pe ariko reka mbwira abantu ngo ibi ntago ari by'uyu munsi bizanagaruka na kera bizongera bigaruke ahubwo icyambere gikomeye dore ngiki ntago bafunze urusengero bafunze inyubako hafunzwe inyubako reka neke gukoresha ijambo ngo bafunze hafunzwe inyubako zituje ubuziranenge ariko urusengero rwo rurahari tujuje ibisabwa ariko urusengero rwo rurahari urusengero n'uruhi urusengero ni njyewe senzongera ndarugendana nirwo rusengero nyarwo ngenda rugendana urusengero rwanjye iza ni inyubako ziri urusengero rwa mbere ni wowe bira yavuze ngo ni muzi ko imibiri yanyu ari urusengero rwo witeka kw'Imana rero urusengero rurahari n'ubu ngubu nta n'uwambujije gusenga cye mumaze gusenga gatatu nona kuva mu gitondo kugeza isaha ariko wanatubwiye ko iwawe byuka ugakora iteraniro yampaye nka data na niba turi urakumva nta munsi nasenga no ku mugoroba ndongera nsenga nka kabiri nibura ninjya kuryama ndabanseze nka gatatu nuko ngiye muri gahunda nyinshi cyane abantu bataza kumva ko harababujije gusenga reka ninde babujije gusenga se ngo babujije ngo abantu ngo ubutayu ngo gusenga ubutayu ni umusozi bafunze ariko nago babujije abantu ubutayu usaba kubujije gute ubusa uvuye mu rugo iwawe ukagenda usenga ukagera Kimironko n'amaguru ukongera ugasubirayo hari ubutayu burenze ubwo ndetse babujije ubutayu he babujije akajagari ntago babujije ubutayu yego kandi byari biteye akajagari biriya bintu reka nkubwire Evode nanjye ubwanjye ku macano menshi nagiye mbivuga ko leta ari byo yari ikwiye gukora kuko wabonaga ko ari ibintu bimaze gusa nkaho bikabye hari ibintu byari bisa nk'ibimaze gukabya bimaze kurengera kubera iki birengereye wabonaga natwe abapasiteri barimo gukora n'abahanuzi bimaze gutera sagasaga icyambere hari ubuhanuzi nawe uri leta bwatuma ufunga ukajagari icyambere wowe urihandagaje kuri tuburaje uje guhanura ubuhanuzi buteye ubwoba biracitse murapfuye murarangiye evo uzi ko ubuhanuzi bwigize gutuma abantu bahunga abantu bigize guhunga mu Bugesera uzi ubuhanuzi bwatumye bahunga baravuze ngo hariko hari ngwigiye kunyura ngo mu Rwanda ngo icuranga ngo ko hari icuranga ngo ko hari ngo icuranga ngo umuziki ngo kandi ngo uwo muziki ngo uzawaka n'umuriro
wowe urahuza uwo muziki yo kwa urayumva ubwo ni amasasu nta masasu ni machine gun ni mitrailleuses zakaracha ni kuve ngo zabari ucuranga ngo kwari ngo ucuranga nukuri abantu barahunze bahungiye Tanzania n'abandi bagiye Bugande so rero ari nkawe nawe hari amaze gutera sagasaga y'ubuhanuzi ibyacitse mu Rwanda ni musenge ibintu birakomeye amaraso aramenetse kandi ugasanga abahanuzi bakubihanura banishimye ese ubundi nkankubaza ubundi ubuhanuzi butagira intsinzi narabivuze inshuro nyinshi ubuhanuzi butagira intsinzi ntacyo bumaze rero Evode nawe ubwawe usibye reka mubwire usibye n'isengero n'amacano bagiye kuyafunga bayigana cyane yose bajya guhanura ubuhanuzi bwa byacitse kambe bahanurire kambe bahanura aba YouTubers ibi buhanuzi bwa biracitse bwa biratokombeye bwa abantu barapfuye amaraso ibisiga kagoma mu kirere ibiki n'ibiki ubwo buhanuzi cyane zose baraza kuzifunga n'itangazo gusa itangazo se rizakoho aje umuyobozi wa RIB ninde nimurangira n'umuvugizi hazaza avuga ati YouTube yose kuraho guhamagara we kuraho siba ko guhanura ibintu biterekeranye so rero icyambere gikomeye nuko abantu twamenya ngo eske akoreka icyambere gikomeye mubwire Evo nuko abantu icyambere aba pastor natwe ubwacu hari igihe twizanira sakirirego nigeze no kubivuga nkabivuga ati kandi ibintu bizadukoraho wowe ugiye kuri YouTube uri gusengera umuntu uri kumukora ku myanya y'ibanga uri kumva uri kugaragaza kuri YouTube so urumva rero ibi bintu byari ibibazo biteye ubwoba nawe ubwawe Evode wabifunga urumva wese nugiye amategeko iwawe mu rugo cyane ubu ni ubwira abana bawe ngo ndashaka umutaha saa 12 abana b'abakobwa wataha saa 4 atagusabye uruhushya utazahari iyo atashye umubwira ngo iki ni mumerana nabi cyane aha hanyuma rero igihugu burya nubwo dukoreramo mu gihugu ariko gifite leader gifite ubuyobozi ubwo buyobozi rero bwo burareba bukareba icyatera sakirirego sagasaga no senga ngo Evo nko ku misozi jewe ni umuntu ugeze kumbwira ngo tujyane ngo manya ngo ku misozi manya ngo hehe ngo ari kwibuye ngo kwibuye ndebye ukuntu iryo buye barizamuka nako nagiye nabonye video mbona ukuntu bazamuka iryo buye rishinze ngo umusozi ndavana barokore barasaze hasi najyayo ndamutse ngiyeyo uramuna kibira ndakagwa hasi agapfa baza bakamfatana nawe nasobanura ni iki kandi umupastor bwarakeye se ntabwo bwakeye umuntu yarazamutse ngo arabirinduka yikubita hasi arapfuye se hari tabifuze wowe nanjye nigeze kubwira mvura hano bazamuka kubwira mvura nyine aho ngaho kwibuye aho ngaho ubwira mvura ugasanga abakobwa bari kuzamuka abagabo yambaye amajipo inyuma ye hari abagabo urumva kutagira ubwenge rero nawe Evode nawe oya nawe mvure muri leta nanjye ubwanye byaneye shoke ndi umupastor nari buze gufata icyemezo ubwo se leta yakora iki yego leta yagomba gufunga urukumva leta yagomba gufunga pastor reka turebye kuri icyo cy'imfungwa ry'insengero hari ibintu ngo bivuga ko ari itegeko rishya ariko bishobora kuba bikiri muri kwigwaho bikiri kwigwaho bivuga ko ubone ngo hazasigara amadini n'amatora atarenze 8 mu Rwanda sinzi nayo niyo wigeze kubibona bakavuga ko hazasigara Kiliziya Gatolika EAR ubwo n'abaporoso EPR abadivantiste b'umunsi wa 7 AEBR ADPR zasigana n'abitwa barokore bose ubwo ni born again namwe muri mu bwo ngubwo Islam n'abahaye ubwo se hari 8 kireka wenda barokore bose n'aba ADPR bose urumva nyine bazajya bifatanya kuko ADPR nyine ubwo nuvuga ngo ADPR izajya mu gatebo kamwe n'aba born again ubwo izaba ako nagizaba ADPR ntago ari ngombwa ko ibe ADPR ariko nyine bazaba bari mu ntuza bazasigamo ayo matorero wenda make kuko hari ibivugwa ko mu murenge hazasigara ahantu hatatu ho gusengera nuvuga ngo niba ari bwo mu murenge bavuze ko hari amatorero 8 agomba kuhaba cyangwa se amadini 8 agomba kuhaba niba ari ADPR n'urugero ubwo icyo gihe ADPR
niba izaba ihafite wenda ubwo restoration ikaza na zone temp ikaza ubwo bizaba birangiye, ubwo nta rindi torero riri muri iyo ntuza muri iyo ari riri muri uwo murongo rizaza. Ikindi ngo uzahitamo kuba umuvugabutumwa cyangwa umunyapolitike, ubwo nta bintu byo kujya muri politike ngo ujye no muri Bibiliya. Ariko ubundi we nararengaho rwose njyewe iryo tegeko ryo wanaritoye ntanamushima ka gihumbi, namuha amanota 300% kuko byari maze gutera sagasaga. Wasangaga umusirikari ni umusirikari akabona pasiteri, umucuruzi ni umucuruzi akabona pasiteri, urakumva? Ugasanga umuntu akora muri ministeri runaka ngo ni na pasiteri, ukibaza ubundi inshingano ebyiri azazuza gute? Izi nshingano ebyiri ntabwo zihura, nta nubwo zibaho. Niyo mpamvu kenshi uzasanga cyane cyane wenda reka mvuge nko mu itorero rimwe rya ADPR wasanga byarateye sagasaga n'ibibazo bikomeye. Nuko wasangaga umuntu afite inshingano ntabwo atarimo kuzuza. Wowe uri gwiyemeza mirimo ugiye kuba na pasiteri, hitamo kimwe. Ngira ngo ni nko wasangaga ngo hari abapasiteri baba volontaire, ngo ba volontaire bamwe bafite n'inshingano. None se ubundi uri umuvolonteri wayi uri gwiyemeza mirimo, wirirwa mu mihanda urubaka imihanda, ugiye kuba ngo n'umushumba w'ururembo Samuweya, iyo mirimo kuyikora ubwayo hari ibyo uzakora mu manyanga, hari ibyo uzajya no kubeshya politiki. Ubundi politiki uri umunyapolitiki ugiye kuba na pasiteri, ibyo bintu byahura gute? Uko kurimo hagati aho ntikwanavamo, ntikwanahura, urakumva? Ntabwo kwahura. Hinduka umukristo w'umunyapolitiki, wowe nuze wiyicarire, uri meya, uri nde, uri minisitiri, ngwino wicare wige misa, hanyuma pasiteri akuyobore utahe, uzaba ugize neza. Buriya nko muri Amerika barabike mu bindi bihugu ntabwo wakora iyo mirimo y'akajagari, ntabwo binaba. Uri umusirikare ugiye kuba na pasiteri, uri umusirikare ngo uri mwarimu n'igize ko utagishoboye ntukirangije, ubwo uri mwarimu gute? Wajya mu gisirikare cyonyine, ibyo bwari mu byihorere bizakorwa n'abandi. Hanyuma nujya mu kibari ngwino uterane usenge usubire mu gisirikare, ibyo zabe kunyuze se? Kaye ngo kubaho gusengerwa ari hatatu gusa. Ibyo nabyo ndamenya, ariko nabivugaho nubwo wenda ntarabimenya. Sinzi wenda iryo tegeko ko ryamaze gusohoka cyangwa se ari iby'abantu bahakinze, ko nabyo bari kubihakinga muri iyi minsi. Inkuru nyine ni nyinshi ku ma YouTube, ni nyinshi mu bantu, inkuru aba ari nyinshi. Ariko wenda nanjye nabibonye bicaracara, ariko insengero 3 ku murenge, mu murenge ugiye tugari tungahera, umurenge mutoya buriya terwa n'umurenge, umurenge mutoya, umurenge wacu wa Ndera buriya ufite tugari tungahera niba ari 10 na tungahe, 10 tugeramo, ntabwo tugeramo nitungahe buriya ni nka 6 cyangwa 8, ni nko tugari 8 wenda hafi aho, tugari 8 cyangwa 6. Akagari ubwako abaturage ntabwo kabahaza, akagari ntabwo gahaza abaturage, kuko kenshi nk'ubare ujyayo mugiye nko mu cyiciro gushaka icyiciro cya mituweli, mugambwirwa mwicaye mukageza saa 10, mwajanye mukanataha batabashoreje. Si umunsi wa mbere. Hanyuma niba akagari katahaza, akagari kwanza karimo abakristo bangahe, karimo abaturage bangahe, banza umenye ngo reka tuba urugero, reka nanga urugero rutoya. Hariya dutuye harimo insengero zisaga nka zingahera muri karakagari kacu ka Rudashya, harimo insengero zigera nko mu 10 hari zirengaho gatoya. Ushyizemo n'imisigiti? Nta musigiti wari urimo, musigiti wari hakurya, urumva? Zari z'abarokore gusa, harimo na kiliziya nayo irimo, kiliziya iri mu kandi kagari gutya, ariko kegeranye naho reka nawe ndushyiremo kuko ni kamwe. Izo nsengero zose wasangaga inyinshi zifite service ebyiri kandi zikuzura, service ebyiri zikuzura. Noneho ukuyemo, noneho sinakagari kamwe uzishize mu murenge 3, nubwo mwakora service 8 ku munsi ntago bakwirwamo.
kereka harimo batse urusengero kwakira ibihumbi wenda nk'icumi ho byakunda bakubakamo urusengero rumwe. Okay, reka leta ahubwo leta izadukorera gutya, izakora insengero izubake. Roma ibubakira insengero none oya birashoboka kandi uzayibona. Simbe kubwiye hari igihe leta izafata initiative yubaka insengero ariko igize bakodesha nishaka izazikoze cyangwa izazihorere izubake, hanyuma abaturage bavuga ngo icyanya cy'insengero ni iki ngiki, nkuko bashyize icyanya cy'iki cy'inganda. Ubwo abantu bazajya batega bagende, nibamara kugerayo basenge service ya mbere, iterano rya mbere bavuga ngo ni urusengero, wenda ni urusengero rwakira wenda abantu 2,000 cyangwa 3 cyangwa 4. Service ya mbere Abadiventiste baterane bagende basenga ku Sabato, nta kibazo bazaba bafite umunsi wabo. Wenda ADPRizemo mu gitondo, Anglicanizemo, Vivantizemo, urumva nindi runakizemo, wenda bagati na amaterana 4 ahateranira muri urwo rusengero, bazi saa 8 services zirarangiye, abantu bataye, bizatubera byiza none. Bizaba ari byiza, ariko ngo bivuga ko nanone ngo nta rusengero ruzasigara rudafite igikorwa kigaragara. Arega ubundi kiranazira bundi, ahubwo ubundi ni gute urusengero rubaho rutagira ikintu kimwe gikorwa. Ubundi ni gute urusengero rubaho rutagira ikintu rukora nibura ngo rufashe leta. Ubundi rwa rukora iki? Kandi mwe mufite amashuri. Ngiye mfite agashuri natangiye nafite aka SD. Ubundi ngiye cyambere burya icyo yo nkuru rusengero mita ninjira mu kintu cyitwa iterambere ry'abaturage cyangwa se reka ngita abaturage kuko ni muri rusange. Ngiye nicyo kintu cyambere yamita ninjiramo, kuko burya nikabuga aho nakoraga nahise mashyira akagardie no karakomeye. Natwe turi rero twatumashyira kwa SD ka twatangiye umwaka ushize, umwaka warangiye dufite abana 50 niyo bapasinze 42. Urumva 8 nyine baratakara mu muhanda, ariko 42 barashoje umwaka. Rero umwaka tugomba kwinjira mu wundi mwaka, n'ubundi ubwo urusengero rwafungwa ngiye nzakomeza ibikorwa bya SD, sinzabihagarika, bizakomeza bikore kuko ni ibikorwa bifasha societe mbayemo. Ibyo ngibyo ubundi urusengero ako evo areka twarabicuritse, reka n'insengero bazifunge. Ubundi umuhanuzi yarakwiye kuba ahanura icyo umwami agomba gukora, ariko uyu munsi umwami yaje guhanura umuhanuzi icyo agomba gukora. Byagenze bitero kugira ngo nyine byaracuramye, nyine byaricuritse, abapasiteri ni babicuritse, benshi bagize inda nini bo kugira ngo bakore ikigomba gukorwa, bareba kunda yabo, urumva icyo rero tugomba kugihanirwa. Tukagikosorerwa icyo ngicyo mu gikosoke, niko ngo bimeze. Kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo idini Imana ishaka ni idini ifasha imfubyi n'abapfakazi. Umaze umwaka ku rusengero, nta muntu n'umwe urishyurira inzu kandi ufite abakene, nta muntu n'umwe uragira gutera, nta mwana n'umwe urishyurira ishuri kandi ufite abakene, ufite abana bataye amashuri, ariko pasiteri narangiza agure Range Rover kandi afite abana batiga. Reka mbyemere ku rusengero rwawe bahari, ariko aho utuye muri quartier barahari, urumva badafite mituweli. Evo urabizi umunsi hari utuye muri quartier, reka mbivuge n'umuntu wese anyumve, n'abaministri banyumve, n'abameyazi bose banyumve. Umunsi gitifu, umunsi giye pasiteri Shimiye, umunsi Evode, ubwo mvuze muri twese nanjye ndivuze, nta muntu waza kumva ngo namuvuze. Umunsi we gavana uzaba utuye muri quartier ukazana n'imodoka, abana b'umuturanyi batiga, abawe bakajya kwiga neza, icyo uzabakora kizi, uzavuga ngo abana banjye nibajye kwiga bazayobora amabandi, kuko ni mu kigero kimwe, mu rugero rumwe. Ababo bagiye kwiga, abura ntago biga, ubaye kuba amabandi. Icyambere rero wa mwana utiga, we pasiteri banza umuhereho ajye mu ishuri yige, hanyuma uzaba ufite ibikorwa byiza byo gukora. Ngewe Imana yarantabaye, urusengero ko barufunze ndaruhutse, nta gihombo mfite.
ngiye nago nakoze urusengero kubw'inyungu y'amafaranga n'abakristo banjye barabizi abakristo bacu bakarufunga wenda rukamara nk'imyaka 2. nicyo wifuza wowe nabyawe ntwari iki cyenda ryama ubu ngasinzira mbe nago nasinziraga kubera cacu kandi utari kubona amaturo se yaheye igihe amaturo abantu bari batunzwe n'amaturo barapfuye ngiye sintunzwe n'amaturo hoye ngiye cyacu yakoreraga abaturage ubu rero naryamwa kuko ubu ngubu nk'iyo umuntu amamagaye twatumaze kwishura abantu bagera muri 10 nabangaho amazu umwaka twatumaze dufite abana bangaye twishura amashuri biga secondaire n'aba primaire urukumva so rero icyo gihe ngewe uyu munsi iyo umuntu aje akambwira ngo pasiteri ko rwose noneho byanze bitamwe nigenda urebe gitifu nge n'abaturage mfite uyu munsi gitifu niwe ufite abaturage wajya ku kagari wajya ku murenge gitifu niwe ufite abaturage n'abaturage mfite uyu munsi ndaryama maze nangiye kurya zikuna nananutse kubera cacu uri gusengera abantu ukabura umwanya wo kwiyitaho wawukura hehe ngasengera abantu ibibazo pasiteri turaburaye kuwa gatanu iteno ryararangiraga nkabona nk'abantu 10 pasiteri ndapfuye pasiteri inzu pasiteri inzara pasiteri ku ishuri banyirukanye ku cyumweru byaruko ubu rero jewe ndaryama ngasinzira n'uyu mamagaye impeta mwenoya nta baturage mfite genda urebe gitifu akwaranje wakarere nako kagari cyangwa umurenge jewe nta baturage mfite jewe ujyane mu munyenga tije ntacyo nagufasha ndamufashe kize ko abaturage bamfashaga ibyo kumufasha ibyo nabo mfite bitamubwira nanjye ndi kwirwanaho ihangane muvane mu ndagusenge cyakoze nuko nibyo ngibyo kandi twafashaga abantu bose batandukanye so rero abantu bari batunzwe n'amaturo ahangaha niho hagiye kubera ihurizo rikomeye ahubwo buriya reka ngwe vode ariko yego banza ntacyo banza tubwire buriya ndashaka kubwira ngo icyambere gikomeye usibye nibyo agiye no kuzisenya ntabwo wazibonye turahagera ye rero uyu munsi rwose ahubwo bambabariye bambwira ati urusengero cyangwa zose hasigare insengero 3 mu murenge nzajya nsengera mushaka mu gitondo nzajya ndeba hafi yanjye njye gusengera basta cyo ngiye kuvuga mu kanya wari wikije kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo abari batunzwe n'amaturo bagiye kugaragara ariko se ubundi pastor ntakwiye gutungwa n'amaturo na Bibiliya ngivuga ko niba tubibyemo iby'umwuka tugomba kuba bibamo iby'umwuka amaturo ntabwo gutunga pastor gusa ahubwo vuga ngo bivuye mu nzu y'Imana ntabwo ari bya pastor bikwiye kugira umurongo ubundi amaturo akwiye kugira umurongo amaturo ntabwo ari ya pastor amaturo akora iki amaturo se akora iki hakwiye kuvamo niba ari igifasha pastor kikamufanya nabwo kikaba gifite umurongo uzwi cyagenwe n'itegeko yego tuvuge niba urusengero wenda rutura miliyoni 2 mu kwezi siko biri pastor wenda agenewe ibihumbi 180 cyangwa 200 muri miliyoni 2 nyiri wese gato wumve wenda agenewe ibihumbi reka ne kumupfobya agenewe 250 nta na 500 ni uri umuhanda 500 si yo kumara iki yo kumutunga ubwo n'ubujura hanyuma buretse gatoyi inyubako zikenewe aho ngaho zikenewe bizisana reparation hakenewe ibiki asigaye arajya mu mfubyi asigaye amafaranga konte nigomba gusigaraho gusa nigomba se gufata konte ibyo bintu byigeze biba muri ADPR nge nigeze no kubabwira ndanababara cyane ndigeze kubibaho ndababwira ni na management nimwe mufite itorero ntago rizatera imbere akaba nacyo twapfaga cyane nigeze kubivuga cyo gihe barananyikoma nabivuze yari mu nama y'ururembo tugiye barananyikoma cyane ndabwira ni kuko iyo bahinduraga umushumba wa paruwasi tugiye paruwasi zikigenga icyo yakoraga nta kindi ni uguhita vidura konte zose amafaranga akashakira amazina amadeni imedoka byose amafaranga yose agashiramo tugasanga muri minus cyari nk'itegeko ugasanga umushumba atangiye kuri 0 nawe yajya kugenda uje agatangira kuri 0 amaye nka data nuje ahubwo bamusiraga amadeni nta mushumba numwe utarugeze sigideni iyo torose ryazabaho ubwo ari ubujura ubwo n'ubujura ahubwo bikwiye no gusubirwamo bamgani banasoresha bamgani niba banasoresha bizajya bigira itegeko bavuga ngo ni purusa niba ari 15 niba ari 18 kujya niba ari 20 ashirweho ayatuwe bayasoresha ajye muri leta bizatuma nibura
abantu batagira njye nigeze kubabwira icyo gihe ndabwira niba ubitse amafaranga 5% muri ADPR n'urugero nari natanze icyo gihe mubitse amafaranga 5% akitwa amafaranga y'inyubako akajya muri headquarter yaba arangahe ku cyumweru muri en general ayo mafaranga nta muturage n'umwe wakongera kujya kwitangisha ngo agiye kugura iki ngo agiye kugura ikibanza bajya bakora hari bakavuga ngo urusengero runaka rukeneye ikibanza ntirujyemo akariyo mpamvu uzasanga amatorero menshi yagiye agira imanza kandi akazitsindwa nta rubanza ADPR igeze itsinda cyane cyane bijyanye n'ibibanza yagiye yishyura amande amaye nka data kubera iki uburangare kutita ku bintu no kutita ku nshingano kuko ngende mwarimu nisanga mufite ikibazo cy'urubanza cyangwa gikeneye miliyoni 20 ntabwo ndi gushyira muri uwo mugogoro ko ejo muzamamitation ndabireka bigumaho uzansimbura nawe abireke n'umushumba abireke bizitekera mwishyuye ba miliyoni yabaye na meshi nico cyatumye rero izo ubwo wenda natazuje gwa ADPR reka nange n'urugero ku yandi matorero bafunze itorero rimwe ryitwa ngo ni Ebenezer yego Ebenezer ngo yamaze kugurisha ngo umutungo hari igihe urusengero rwabo bigeze kurushyira ku isoko nyine bana ubujura ubu nsega nkubaza urundi urusengero n'u Rwanda Pasteur Shimiye ndi wenda ndi visionnaire kuba nitwa representa ntago bivuze ngo urusengero n'u Rwanda hoya urusengero n'u Rwanda itorero ni rya membre fondateur baraho n'abakristo bose baraho ngaho bafitemo uruhare 100%. Ko mwabatse imisanzu. Kuko bafite imisanzu none se nugurisha urusengero n'imisanzu y'abakristo urayisubiza. Sashya ku mufuka wigira. Kwa n'ubujura rero. Siyo mpamvu se leta igiye kuzamo nyine kubera ko abantu bananiwe gukizwa ahubwo bazana inda barayikurura. Buriya uzi cyatumye se evo abantu abapastor bahinduka abajura. Mugani president yavuze ko ari inzererezi. Abantu bahaye inzererezi. Reka nkurishira ijambo naco bintwaye. Ntago ari bose abinzereze banyumve. Iyo umaze gufata urusengero wowe ukarugira urwawe peka yake abakristo na ruhare bafiteho abakristo na jambo bafiteho ibintu byose bamaze kubyica. Nuvuga ngo icyo gihe wowe ubaye umujura ntago kiri umupasiteri n'ugikora n'Imana. Nicyatumye rero urabona abantu baje nk'umugapingane urabona niba reka nkoresha urugero wenda rwa Masasu aguze Range Rover uko ayibonye nagukuze mu gitondo ngiye Pasteur Shimiye ndashagura Range Rover kuko Masasu ayifite. Biransaba iki rero? Biransaba inzira zose na trike zo kwiba abakristo nabo kubakamuramo buri munsi mbitangisha mbaturisha amatura ndadaturika yose umuntu agatura inshuro 6 ku munsi kuno bujura. Aya mashimwe ay'icyacumi manyangwa y'umutima ukunze mukanya bakazana na envelope mukanya bakazana na igitambo. Donc waruzi ko burayivo hari abapasite leta reka nkubwire leta igaruka ahubwo sini kuvuga amagambo no pasteur simfite cyo akize leta igaruke biratuma nibura tugira stability. Ngewe nibanjana nzasengera muri ADP cyangwa nsengera no muri Katolika nta kibazo bintwaye. Gusubira i Roma nta kibazo gutwaye. Nose gusubira i Roma byatuma nakizwa. Nzagenda sinzagiye Eucharistia nzagenda nkizwe nsenge ntaye urumva ibyo se nose nkubaza ubu insengero zose ziramutse zimaze umwaka zifunze twagwa ko dafite udusengero akacyane gitakaza kandi ubu ze nkubaza abayisirayi bamaze imyaka ingahe badasenga bajyangwe bunyagwibo Burundi bamaze imyaka 70 badasenga nose byatumye Imana itavugana nabo yego bamwe baraguye ariko Ezekiel yarahari muri Ezekiel ntanye ndimo mwagiye mukageze kitwa Kebari asengeramo Imana imwereka abantu barabaye nk'amagufa yumye bari baraguye. Rero uyu munsi ndashaka kubwira ngo icyatumye leta iza nibyo byose birimo n'ubweskoro ubujura ubumayibo ubumarine abapasiteri bari bamaze kuba marine umuntu niba yambaye agahinduranya nawe ngo ushaka guhinduranya nkawe none abantu bagafata ibintu bakabyiganana evo baramaze kubona ibintu bisigaye biba umuntu agakuramo impeta mu rusengero akayambika umugore ngo zana ngo ikiganza akamwambika impeta ngo Uwiteka ngo aravuga ngo urugo rwawe rarukomeje. Ubwo no buhanuzi wowe bwabaye kwandi ubwo buhanuzi n'umwanda mu banuzi bw'umwanda. Uwo mwanda rero ngiye nigeze kubivuga ku YouTube nkangahe numva ijwi ryanjye ritagerayo ariko wenda basanga Imana yumvise amasengesho yanjye ishaka kudukiza uyu mwanda. Hari umwanda wari umaze kubamo wareka ngo rero
ibintu abadiaspora banze Imana. Uzi ukuntu banze Imana? Banze Imana kubera pastor, kubera abahanuzi. Ubu hari abanyarwanda banze Imana kubera abahanuzi. Baje barababeshya, barabarindagiza, babatwara amafaranga, barabiba, barabacucura. Ibyo rero leta yaje gukuramo uyu mwanda wose. Nekeza ko umunsi bantu barakibalansa, uracababona no kuri Zoom hajye wibesha bikoreyo, baramusangayo kuko byanga bikunda makuru azatangwa, bagusanga na Zoom bagutwarana nayo. Donc ubu ngubu abantu bagiye guca bugufi noneho batuze. Urumva hari amabiro ahari y'aba pastor bubatse, ujya gusengera akabanza kwaka amafaranga, igiciro kirahari kirazwe. So kuno mu pastor ngerevo urutuno umukristo yego, ibaze nk'ubu wowe wenda kanemere ko Evode yabona amafaranga 10,000 babiguciye ngo ugiye gusenga n'igiciro bashizeho na soketero yakira ko ni bari consultation yangwa simbizi kabisa. None se wa mukristo utayafite, wawundi utayafite none udafite n'igihumbi, ahubwo uri buze kugira ngo pastor wowe akubwira ibibazo byawe hanyuma ahubwo umuhe cya gihumbi. Wowe hari umukristo uri buze kukubwira ibibazo bye, ahubwo wowe ugakuramo 5 ukabimuhereza, ariko ubanze kumusaba ngo consultation ni 10,000, nuvuga ngo nakazakugeraho. Ubwo ni Imana y'abakire rero, y'abakene. Aha pastor, reka twikomereze. Ugeze kuvuga ku kintu cy'insengero zizasenywa. Hari raporo imaze iminsi izenguruka bivuga ko ariyo mu majyaruguru. Ni insengero niyo ntibeshye zirenga 50 na hafi na 7. Insengero ziri muri 50 bivuga ko zizasenywa. Nagerageje kureba mu mpamvu bituma zizasenywa, harimo yuko nta buhumekero zifite, nta bwiherero, kuba ziri mu manegeka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'izishaje cyane, kuko wamugane hari naho bigaragara ko zishaje. Wamugane ukavuga utaba abantu bajyamo ntabwo baba bafite bwo kusengeramo ahantu. Wabyakire gute kuba hari n'insengero zizasenywa? Nta gitangaza kiriho kuko nibishanga abantu babivuyemo, n'amanegeka abantu bayavuyemo. Ubundi ikintu cyitwa impinduka kiragora. Impamvu turimo kurwogwa ni impinduka. Yego, ni impinduka irimo gutugora ubu. Impinduka yari yose rero kugira ngo abantu bayakire irabagora. Ariko impinduka iyo maze kwakirwa ikajya mu mitwe y'abantu biroroha. Ariko kubera ko impinduka yo gufunga isengero aho twasengeraga ngewe runaka, ariko reka nkubaze Evo, iyo umuntu yubatse inzu icyambere inzu ikazamuka ukukiza hiki gusakara nyine inzu yazamutse banayisakaye, ukurikiza hiki mbere yo kuyikinga ahubwo kenshi ubundi mbere na mbere umuntu abanza ubwiherero. Ubwiherero umuntu adafite ubwiherero reka nkubwire ni ukuri kw'Imana. Sara ahantu hatari hari ubwiherero ubwo ngese ko abibonye nawe ubwawe. Ariko ikibazo ntabwo ukizi, buriya rero ntabwo ukizi, nuko wasanga nko ku murenge ugiye gufungura urwo rusengero nawe atabugira. ugasanga ubwiherero nuko kagari aje gufunga urwo rusengero. Ikimbabaje nuko no kagari wasanga naburiyo, no ku murenge hari imirenge, hari umurenge nigeze kujyaho, urumva nshaka ubwiherero n'abantu ntago ari umurenge kabisa, nahise naha urabubura se bunuka bubi, nta suku irimo, bubi, inzugi zarashaje nazihari, ubwiherero buruzuye n'umwanda ku murenge. Ibyo ndabivuga nabisubiramo n'ubu munsi nabisubiramo. So ukibaza rero nuko ikimbabaje uyu muntu wo ku murenge cyangwa ku kagari agiye gufungura urusengero n'akagari ke gafite ubwiherero bumwe cyangwa bubiri. Bakubazaga ubwiherero bw'abana n'ubumuga, sibyo? Abenshi ubwiherero bwabo bukoze neza, ariko wenda kugira ngo uhite ukora ka kantu nyine kajyanye n'abantu b'ubumuga ugasanga abantu benshi ntazo bari bafite. Wenda wari ukabije afite amasiyeje asanzwe ariko adafite ka kantu bahagurukiraho.
ugasanga benshi nazihari pe, benshi la majorite yego abenshi byo nta zari zirimo. Twari twarakoze izo toilette nziza ziri aho, ariko aho tabateganyirije. Ariko ku mirenge yose no kutugari no kuturere izo toilette naziri nizishaka ziyo twose sekari badushiramo uyu munsi uzasanga nyinshi nazo bafite. Nishaka baba bafite ama VIP, ariko nabo ubwabo aho bateganyirije aho bana n'ubumuga benshi naho bafite, akaza kwa kare nawe ubwe azi ko atabifite. Ni nko kwikoreza rero umuntu umutwaro nawe ubwawe udashobora kujya gute kwikorera. Ni nko kumbwira ngo ikorere iyi nzu, nabaza nkabwira ni wowe wayikorera, ariko ugasanga ari bwa ngo nabo bwiherero ufite bw'abana n'ubumuga. Reka nkubaze, ariko urusengero ari no ku murenge ahantu hajya abantu benshi babana n'ubumuga ni he? Evode ni ku murenge, ntago ari mu rusengero. Ku murenge ntajya benshi kuko niba bafite ibibazo byinshi, abaka ibyangombwa, abaka ibiki, abaka imanza, ababurana, urukumva. Ku murenge rero nunakora research, ngiye nakoze research nk'ubu twatumaze imyaka ingahe iwacu ku rusengero nta nahabona umuntu ubana n'ubumuga uhaza kuhasengera. N'uwahaje yahaje nka rimwe ari ugendera kuri Santana, urukumva. Ariko ku murenge hari igihe usanga utugari, hari igihe usanga bagendera hasi, ugasanga ni benshi. Rero ugasanga icyo gihe we arimo gukwaka ibintu nawe adafite. So gusa reka tubikore tunabishyiremo. Ariko izi nsengero rero bashizeho nazibonye, hari zo nabonye nanjye nkabona nazisenye. Ni ukuri hari zo nabonye nanjye nkabona kabisa nta rusenya pe. ukabona ruzagwa hejuru y'abakristo. Icyo kore wenda niba babona bitabangamye bababwira bakabasaba bakabubaka. Niba wenda atari itegeko kandi ni mu rusenye muba kurundi kuko ni no mu cyaro unasema ikira cyaro. Amugane hari ahantu usanga bikabije. Twarano ujya neza ugasanga ukibaza abantu baba barimo hano imbere barahumeka, ugasanga urusengero rungana umusozi ariko nta madirishya rufite, n'utuntu tungana gutya tutunyenyeri. Donc ari ukuntu abantu bakubaka nabi. Ariko buri cyambere gikomeye Evode uzarebe ni wawe ugiye kubaka inzu yawe naguhiye amadirisha ahagije meza. Ariko se niba ugiye mu rusengero ugasanga akadirisha kangana n'inyenyeri gutya, abonda abakristo baba bahumekamo gute? Donc icyambere gikomeye dore ngiki, amavugurura nibyo navugaga. Amavugurura yo aragora. Umuntu wa Pantekote bamaze kuyakira ubona nibyo kuburana, sinzi ubazajya basengera bari mu masengesho kugira ngo basabe Imana basubize. Simbizi igiye kwa ariko ryanagaruka hariho ntawamenya. Ariko se ibi byangombwa giye mu matorero giye ndikwibaza ibyangombwa batanze cyeka niba bijukunya byinshi leta kwizabikura zabitesha agaciro. Arega buriya ntago bizi itegeko ugiye kongera guhinduka 2012 ryagenderwagaho ryahindutse 2018 rahinduka. Ubwo si imyaka 6 irarangiye igiye kongera rihinduke. Bavugura bavuga ngo kuba wakora itorero buri abadepite byanga bikunda bagiye kuryiga barinoze barishireho. Bavuga ati kugira ngo ugire itorero ugomba kuba ufite PhD cyangwa se lisansi runaka, hanyuma izwi, ibyo ni ibisanzwe. Hanyuma bongeye bawe ngo kuba ufite itorero kugira itorero wenda zigomba kubakwa ahantu habugenewe mu cyanya cy'insengero, bajye kuri master plan baharebe ubwo insengero zose zasenywa bubaka inshyashya. Ibintu nk'ibyo itegeko nyine itegeko nirimara kuza tuzarigenda. Yewe ngubu nanubwo ndimo gukora ibisabwa narabyihoreye. Warabyihoreye? Nkora ibyiki narabyihoreye. Ntabwo uteganya kongera oya nibashyira itegeko nzaryumva bazaca mu gitondo nabikoze. Mbikoze se bakabyanga. Utegereje ko ntegeze ko itegeko risohoka. Ntabyo nakora ubu ngubu nakora ibyiki se nabaye mbyihoreye. Ibyo nari nkoze gukora ubwo n'amafaranga niyo manya nk'abanyirira nabaye mbyihoreye. Ngo ibyo nakoze narabikoze ariko nase mfunga n'abakristo nabagene full stop mwe mufunze. Tubanze twumve ibyitegeko riteganya tutahusanga turuhira ubusa. N'ubwo abantu bose ndakababwira ko muri haniki ngo za kamera ngo za kamera ni muri kurushwa n'ubusa. Bazabitesha agaciro byose. Mureke itegeko risohoke twumve icyo itegeko risaba, hanyuma tumara kumva itegeko risaba tuzakora ibisabwa. Ni iminsi ngahe? Ni iminsi 2 cyangwa 3 bizabirangira.
ntacyo bitwaye ni iminsi nose gusiga amarangi udahorerwa iminsi ngahe kugura kizimyamwoto se wenda kujya ku isoko kugura kizimyamwoto tugura ku isoko kamera si ukwizana umunsi umwe bakara bayishyizemo nta nubwo bitwara amasaha abiri kamera kuyishyiramo kamera 3 cyangwa 4 bitwara iminota itarenze 50 ibyo rero cyewe negereje itegeko ngo mwegeranya amafaranga yo kuzabikora itegeko gusa niyo dutegereje nibavuga ngo nisengere 3 ubwo nzanduhutse ntabwo uzira gusasa imigeri kare ngo yiki nzikorera agashuri nikorera agashuri kanjye kagumaho ngaho nifashisha abaturage nta bindi ngo indi mishinga irahari amawenije arahari fondation zirahari nishaka gukora ibiterane sajya nsaba leta ngikorere hanze muri stade nibyemewe cyangwa mu kibuga runaka mbisabe ngene nkora igiterane sivuga butumwa niba ari mituelle de santé ndi butange niba ari amahugurwa runaka nyatange nyategure nibyo birahagije kandi nzaba nitwa pasiteri nkora ibyo kandi Imana izameramo umugisha nibyo ngibyo aha pastor urakoze cyane kutuganiriza hari ubutumwa wagenera abandi bashumba muri iki gihe tugitegereje mugane ko hari impinduka zose zishobora kuba reka ngenera ubutumwa abakristo n'abashumba reka mbere ku bakristo umukristo wese wamenye Kristo akamenya Imana ndamukangurira muri rya jambo Yesu yavuze ngo umuntu wese naguma uko yahamagawe icya kabiri uwamenye Imana nayigumeho ntayirekure akomeza akizwe kuba ukijijwe kuba wakizwa ntabwo bikuyeho ko ari ukujya gusenga mu gihe insengero zitarafunguka kandi bari gusenga sengera iwawe mu nzu n'abana bawe nimukora iteraniro musenge mufite kantike mufite ijambo ry'Imana ariko barevode hari amagambo Imana yagiye ivuga kera ngo muvamo amazabatunga mu gihe cyo kugotwa abantu babimenye ubu tugeze mu gihe cyo kugotwa utaravumye araza gusengera araza kuvumba ayatenze so rero umukristo wese wakijijwe namenye Imana akomeza akizwe nago biguhaye kujya kunywa inzoga no kujya kugwa icya kabiri umuntu wese niyongere yinginga Imana n'umuryango we kugira ngo marayika w'Imana akomeze amwambika imbaraga ubwo ni ubutumwa bw'abakristo ubutumwa bw'abashumba dore ngubu nabwo ubutumwa bw'abashumba nuko umuntu wese nawe nasubire ko yahamagawe umuyamuhamagara ukoresha uko uri hanyuma abawihaye nabo barahari bawusubize aho bakuye kuko hari abantu bafite umuhamagaro bihaye barahari benshi bihamagaye hari n'abisengeye burya batasengewe bose barahari icya kabiri nta muntu kamara witwa gukora umurimo w'Imana hoye ubu ngewe abatangije ADPR ntago ari bayiyoboye uyu munsi n'abari hose bazakomeza kuyobora nibatavaho bazapfa hayobora abana yego none se ndakubeshya ubu uyoboye ADPR uyu munsi siwe kamara uyu nura ko ejo bundi yirukanye abantu wabona hagiye kuza undi nawe kabagarura ni mucenga kubera iki nta mategeko ahamye abikora hanyuma uyoboye itorero wese mubwire ngo si wowe kamara nago ahubwo iga gutoza abantu iga guha abantu kuyobora kumenya kuyobora kuko ejo nutarwara ngo urembe uzapfa tukujyana urusororo kuba upfuye rero umuyobozi w'itorero runaka nago neyamabuye itorero runaka ntago vuze ngo itorero rapfuye itorero rizakomeza ahubwo watoje ute uri Yesu wagute umenya utoza ute abantu urimo kuyobora kugira ngo bazamenye ko basigarana itorero reka ngo urugero twebwe twari tumaze kubaka system ubu ngubu nubwo nabaga nahari nkavuga ngo maze ukwezi nahari itorero ntago ryagombaga gupfa kubera iki twari tumaze kubaka itorero rifite uburyo ryubakitse ngewe pastor mari itsoke nanahari rirakora rigakomeza rigakora nta kibazo na kimwe ritwaye ari umudiyakoni ari umuyobozi ari mwarimu ari pasiteri nta kibazo twari dufitanye n'abakristo ngiko rero itorero rigomba kubaho icyanyuma rero ntureba ko abantu barimo kwishima abanyamakuru ngo insengero ngo bazifunge abantu bose ngo insengero ngo abapasiteri bazatumwe nubwo harimo n'ibisambo harimo n'abazimu wibuke neza ko itorero naryo ryafashaga leta
uyu munsi ubu sha icyambara tukamara nk'umwaka bimeze gutya, amezi 6 wabona amabandi, wabona abasinzi, wabona abapfa, noneho abapfa evo biyahura. Urukumva buriya itorero nasoreza hano, buriya itorero ni nka hobby, urumva? Yego. Hobby nkaho kwishimishiriza. o kwishimishiriza. Yego. Ubu ngubu umuntu ashobora kuba afite agahinda kenshi, akaba afite amafaranga akunda umupira, Rayon Sport yakinira na APR, akajya ku kibuga kuri stade, yajya amahirwe Rayon Sport yatsinda, agataha afite ibyishimo, akabimarana icyumweru. Nafite kujya kuri stade ariko ajya muri sport, akajya muri gym n'abandi bagabo n'abandi bagore, agataha ari fit. Undi akajya muri sauna, undi akajya mu birori byo kubyina, bya dance, by'imiziki, agataha hobby yiwe, agataha ameze neza. Hari wa muhinzi rero utari buze kujya muri sauna, utabuze kujya muri sport, ariko afite ibibazo nawe na stress. Ariko n'abakire nyine hari n'abakire batajya muri ibyo. Hobby yiwe rero yari muri church. Ubwo nari nanze urugero rw'amazi agafashwa, yari afite ibibazo byinshi. Arega mva nkubwire vo, reka nagasorezeho akangaka. Abanyamakuru benshi bavugaga ngo abantu ngo birirwa ngo abantu ngo mu rusengero ngo bakanga kujya gukora. Siko bavugaga. Ninde wanga ibyiza? Ninde wanga kuba mu nzu nziza evo? Evo ubaye muri etage ntabwo byakubera. Ira modoka yawe uyihinduye uyu munsi, ukayitunga nk'indi modoka nziza ya miliyoni nka 40, byaba byiza. Kwigenda bose byakunukira. None se ugera muri modoka wanze iya miliyoni 40. Oye, ufite imodoka nziza, abantu babyumve, ufite afite imodoka nziza, ariko ubaye muri iyo modoka ya miliyoni 80 vewiti, kwigendamo wajya uruka. None se mbabaza, hari umuntu wanza akazi mu buzima bwe ubaho? Chachi icyo yafashe abaturage, icyo yafashaga leta, yafashaga leta aba baturage kuba managinga bigatuma batiheba. Nicyo chachi yari ibereyeho ifasha leta. Icya kabiri, buriya nta muntu wanze ko abaturage bakora. Twese twifuzaga ko abaturage bajya mu kazi, ahubwo bakazana ayo mafaranga, akaza agafasha chachi. Utuye ngo wowe wishimiye gutunga abakene, bafashe iki chachi, bahora bagusaba gusa, ntabwo wabyishimira. Rero buriya icyo tugiye kubona ni kimwe, ni iki tugiye kubona abashomeri. Noneho ubundi abantu birirwaga baryamye cyangwa bakajya muri chachi, bagiye kujya birirwa batembera. Abasore bagiye kuba ibisambo, amasakoshi bagiye kujya baya papure, polisi ibarase, impfu zigiye kuba nyinshi. Kubera iki? Icyambere yatinyaga no kwiba, kubera ko wenda aba muri worship team, aba muri masquire, urukumva, aba muri kwari runaka, bigatuma cyo cyonyine kimutera n'ubwoba. Tugiye kugira indaya nyinshi z'urubyiruko rugiye gutakiba muri church. Yo Imana ibaho umugisha. Buriya muri Amerika, ngasorezeho, muri Amerika wumva ngo badasenga sugira ngo batangaga amafaranga bakanayabarya, ugira ngo hari ikindi. Impamvu muri Amerika badabona umwanya gusenga, nta kazi. Abantu baba mu kazi, noneho bakirwa mu kazi, akirwa karara mu kazi, agatahana niwe akahita yiryamira. Ugira ngo tubonye utuzi twisha abantu bakajyamo. Insengero twanazifunga twajya dusenga nimugoroba. Ye nigeze njya South Africa. South Africa kubera utuzi twishi bakora, iterano ryabo bagira kuva saa moya rikarangira saa 5 za nijoro. Iryo terano ry'umugoroba ryitwa ryo kwirirwamo, kubera ko abantu birirwa mu kazi ntabwo baboneka. Nabwo bazamo saa moya bakagera saa 4 n'igice bagataha, urukumva, bagataha. So rero ndashaka kubwira ngo buriya natwe nitugira amahirwe tukabona insengero bazifunge, tugira amahirwe abantu babona akazi, ariko none bagahugiremo, ariko akazi ngataboneka. Yo mayibobo, indaya, bacavuga mayibobo hajya, abana bo mu muhanda, indaya, ibirara, abasinzi, abicanyi, abajura, marine, ahubwo bategura ibigo byinshi byo kubashyiramo. Imana ibamugisha. Yego pastor, akoze cyane kubifuza ko yakuvugisha. Yamamaga kuri 0782
65 39 67. biri ni kuri pasta kuri Nshimiye cyangwa se ukajya kuri Pastor Nshimiye info pasta Nshimiye info kuri niyo channel yacu dukoresha, cyangwa se kuri Humura Program TV. Iracyakora nayo yarazizengera. Yego Pastor, reka tugushimire ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane. Shalom.